urwego rw'isi ubundi ngiye mu nzozi zanjye mba numva ntazasaza cyangwa se muzika industry ntazayihagarika ntakoze mu biganza noza Justin Bieber. Yeah. Ujya urya mu kabirota? Ndakubwira ngo nza bizagende gute gusa nzamukora mu kiganza. Imana izabigufashemo. Cyane rwose Imana izabimfashemo ndetse na working hard wenda bizashika. Yeah, turashize. Bahati wo muri Tanzania. Tuzashutinga turi abahungu gusa abatipe gusa. Ndangije ndababwira ati rero kugira ngo wenda turebe reka nshake n'umukobwa wenda turebe ko bizavamo. Ni Fastborn TV show. Uyu munsi dufite umutumirwa wacu mubona hano imbere ya kamera. No mutumirwa twifuje kuganira nawe kubera igihe kinini twari tumaze tumushaka tugira ngo tuganire nawe. Tuguhaye ikaze kuri Fastborn TV show. Atangira twibwira. Ya murakoze cyane. Amazina yanjye banyita Tena Official niyo nkoresha muri stage name. Ya bikaba ari iby'ingenzi kuba ndi hano. Ikaze cyane Firati ho kuri Fastborn TV show. Murakoze cyane. Ati nitwa Tena Official. Yeah. Tena Official ni muntu ki? Ya Tena Official ni umuntu ukunda abantu agakunda Imana ndetse agakunda n'ibye cyane. Yeah. Tena mbere yuko tugera ku cyatumye witabira ubutumire bwacu, reka tubanze turebe gato by'umwihariko. Tena uri umuhanzi ndetse ufite aho uvuka. Yeah. Ubwo ndagira ngo turebe gato ku mateka yawe. Tena wavukiye he? So murakoze cyane. Ngewe mbanje kubashimira kuba ndi hano. Nishimiye kuba mfitanye ikiganiro namwe ndetse n'iby'ingenzi kuba ndi hano. So warumbajije ngo navukiye. Ngewe navukiye Tanzania. Yeah, navukiye hanze Tanzania. Yeah. Uri ku mwaka wavukiyemo? Yeah. Wavutsemo? Yeah. Bane reka mbyihorere. Uvuka ku babyeyi b'Abatanzania, ababyeyi b'Abanyarwanda? So ababyeyi banje bose ni Abanyarwanda. Harya umuntu ubwo kugira ngo abe mu Tanzania cyangwa umunyarwanda nuko aba yaravukiye muri icyo gihugu cyangwa ya nuko ababyeyi be akenshi baba bafite inkomoko muri icyo gihugu? Yeah. Ubwo no vuga ngo babaye baravukiye Tanzania ubwo nabandi mu Tanzania. Of course. Babaye bafite bashobora kuba bafite ubwene gihugu bw'icyo gihugu. Bakaba Abatanzania. Ukaba ufite ubwene gihugu bw'uko ukaba uri umwene gihugu w'icyo gihugu kubera ko ufite ubwene gihugu bwaho. Ni ukuvuga ngo iyo ufite indangamuntu yaho ibyangombwa byaho wemerewe n'amategeko kuba umwene gihugu w'icyo gihugu. Ubwo ni Abatanzania. Ubwo navutse ku babyeyi b'Abatanzania. Ariko bari bafite ubwene gihugu? Oya, nta bwene gihugu bwabo bari bafite gusa bavukiyeyo ariko ababyeyi babo bavukiye mu Rwanda. Bavukiye mu Rwanda. Yeah. Wibuka hano mwari mutuye muri Tanzania? Ahantu twe dutuye akarere. Ibyo naba nkubeshye. Ibyo nabyo nzi. Gusa ndumva intara niba ariko karere ni Biharamuro baye uhandusha niba ari akarere niba ari iki sinibuka. Biharamuro. Biharamuro ubwo si ako ni nk'akarere kuko twari mu karere ka Biharamuro. Ariho Biharamuro. Ubwo ngubwo agace ko kitwaga Cyankende. Kuko burya ntabwo inzego z'ubutegetsi za Tanzania zisa 100% nizo mu Rwanda. Oya. Ushobora gusanga dufite wenda inaha umudugudu, dufite akagari, dufite umurenge, dufite akarere, bo ugasanga bafite byitwa Kijiji, Kitongoji, Kata, Tarafa, bakaba bahita bafata mkoa. Ukabona ko bitandukanye wenda nibyina ha somehow cyane. Tena uri umuhanzi bikomeye. Uri umuhanzi. Yeah. Hanyuma tuganire ku muziki. Yeah. Tuganire ku rugendo rwawe rw'umuziki. Niki cyatumye ugira icyifuzo cyo kuba umuhanzi? So ikintu cyatumye mba umuhanzi cyangwa se ngira icyifuzo cyo ko naba umuhanzi, ikintu cya mbere narabirose binzamo nyine like a dream.
Okay. yes noneho igikurikiyeho kandi nkabikunda cyane. Tena n'umuntu wakundaga kumva indirimbo ahantu yaba ari hose guhera muri za 2018 nakundaga gucuranga bikomeye. Nta telefone nigeze ntunga muri icyo gihe, gusa nyine najyaga nkunda kuzumva, niba umuntu duturanye afite phone nkuko nkamutira ngacuranga, gasanga kenshi ndacuranga ntajya muri filme cyangwa niki. Rero ufite umwihariko wo kuba waravukiye mu gihugu cy'amahanga nka Tanzania, kandi bavuga ururimi rutandukanye n'urwo mu Rwanda cyane. Uyu munsi niba Tanzania bakoresha Igiswahili, wewe uri mu Rwanda ari naho wavukiye Tanzania, ururimi rw'Igiswahili rugufasha iki mu bijyanye n'umuziki wawe? Ururimi rw'Igiswahili rero muziki wanjye sinzi ukuntu umera, iyo ngiye kwandika n'indirimbo byarananiye kwandika Igiswahili. Byarakunaniye cyane rwose, ku buryo niyo nabahongeye kwandika indirimbo nkarwana nkushyiremo Igiswahili ariko nkumva nimo ndazana amanota adashoboka, kumva ntago biri guhura neza cyane. None se ntago wigeze ukunda umuziki wo muri Tanzania? Narawukunze cyane ku buryo nigeze gutungaho phone bwa mbere nshyiramo indirimbo za Diamond zonyine kuri memory yanjye. No kuva na kera navuga ati nintunga phone cyangwa se nkatunga memory card nzashyira indirimbo za Diamond. Okay. Ubwo mbere yuko tujya ku muziki wawe, reka tubanze turebe ubundi ninde muhanzi wagukururiye wabaye role model umuntu wagukuruye kugira ngo ube wajya mu muziki? Mu Rwanda wenda tufate mu Rwanda, wenda uraza kumbwira muri East Africa, wenda ubambwira no ku isi. Rero njyewe sinzi ukuntu meze, uvuga ngo umwaka umwe ngomba kuba mfite umuhanzi nakunze, umwaka ukurikira nkongera nkagira undi nakunze. Gusa hari umuntu nakunze by'agahebuzo, namukundaga bitewe n'ijwi rye cyangwa se like n'ukuntu yaririmbaga, noneho nyine nkamukunda cyane mbese. Bamwitaga Buravan. Nyakwigendera Buravan, mwana muhiruko ridashira kabisa. Aho ni mu Rwanda? Yego, aho ni mu Rwanda. Kandi uhe muhanzi ufata nk'icyitegererezo? Muri East Africa yose rero umuntu mfata nk'icyitegererezo ndetse namwe mukunze na kera nuwo nakubwiraga natungaga kuri phone ariwe Diamond. Okay. Hanyuma bigahuri gute ukunda indirimbo z'umuhanzi nawe uri umuhanzi ukananirwa kumwigana ngo uririmbe mu rurimi aririmbamo kandi uruzi? Rero nyine urumva ni ya nkomoko nyine, nuvuga ngo niba meruka Tanzania 2011 cyangwa 2 gutyo aribwo navuye, urumva navuye ndi umwana cyane ntago nari nzi gufata ururimi. So rero Diamond urareba aririmba staff zindi mutapfa gushona ngo ugire ube wanazandika nawe, kuko urabona umuntu iyo yanditse indirimbo abagomba kwandika indirimbo ariko nanone azi meaning y'ikintu yanditse, ku buryo niyo nkuko wampamagaye nkanayisobanura nkakubwira ati yivuze iki ngiki. Nongo na ndirimbo ya Diamond nimwe uzi? Indirimbo ya Diamond nzi kose ntago nayiririmba yose ngo nyikubwire, kuko aba afite indimi nyinshi cyane cyane. Reka ngirizo nkwibutsa umbwire niba waturirimbira. Wenda dufate nk'indirimbo ya Diamond yitwa, afite indirimbo ari kumwe na Zuchu yitwa Mtasubiri, urayizi? Ndayizi, naranayitunze ariko sinyizi. Okay. Gusa sinayikuririmbira. Ariko indirimbo ze ndazizi, hari indirimbo nshya afite yitwa reka njyewe na muzo hambere. Afite Utanipenda, urayizi? Utanipenda oya. Naguizi? Nataka kulewa? Nataka kulewa ndayizi. Urayizi? Uza kantu nzimo. Usiniulize kwa nini, kwa sababu utanizengua. Ako nikonze. Kama unataka jiunga na mimi wewe kumanya pepe santanunua. Ni ibyo ngibyo kabisa. Nifanya kama mtoto niliye vibaya. Kabisa. Ni ibyo ngibyo kabisa. Nago nyafata ibintu bihambaye nyine Wewe kubwawe muri South Africa ubona Diamond ari we muhanzi w'icyitegererezo kuri wowe? Cyane, kuko Diamond mpamvu mufata nk'icyitegererezo cyangwa se nk'umuntu nkunda n'ibihangano bye nkanabikunda. Diamond ni umuntu wihariye, Diamond ni umuntu wakoze umufana, Diamond ni umuntu wakoze kera, waramurebye kumva n'imvano ye aho yatangiriye. Ndakeka niba waragiye ureba indirimbo ze, hari indirimbo yitwa Mbagara. Tatizo kwetu Mbagara, urayizi? Tatizo kwetu Mbagara. Iriya ndirimbo rero
ishobora kuguha nawe motivation yo kuva ahantu hamwe ukajya n'ahandi, kuko iriya mbagara urebye video ukuntu ishutinze cyangwa se iriya mbagara urebye n'ukuntu ameze muri iyo video byaguha nawe motivation cyangwa se bikaguha imbaraga. Umuntu yavuye hariya nanjye nzakora ngere hariya. Ya niyo mpamvu mukunda. Okay. Mbagara wenda ku bantu batayizi ni indirimbo aririmba avuga agace kiwabo atuyemo cyane, ariko gashobora kuba gatuma ko uwo mukobwa umukobwa atamwumva nicyo iwacu ni mu bimoteri cyangwa se akaba ari nako gatuma nk'uko nanjye iwacu naho ngaho nkaririmba ako gace k'iwacu nagashyize mu ndirimbo, nkavuga ati kaya gace kashobora ko kanyicira amahirwe kuba ntamamara nako gace, kuba ntereta ntibivemo nako gace, kuba nsenga ntibijyeyo nako gace, byose nyine ukumva ni ibintu birimo neza. Hanyuma ku rwego rw'isi nuhe muhanzi ufata nk'ikitegererezo? Ku rwego rw'isi ubundi njye mu nzozi zanjye mba numva ntazasaza cyangwa se muzika industry ntazayihagarika ntakoze mu biganza nuza Justin Bieber. Ujya urya mu kabirota? Ndakubwira ngo bizagende gute, gusa nzamukora mu kiganza. Imana izabigufashemo cyane rwose, Imana izabimfashemo ndetse na working hard wenda bizashika. Nuko yabite. Ufite imyaka ingahe? Kugeza ubu mfite imyaka 18. Mu rugendo rw'umuziki ninde ugufasha? Mu rugendo rw'umuziki rero navuga ko ari njye wifasha mu ruhande rumwe nkanafashwa n'Imana. Indirimbo zawe ni zingahe harya ziri muri studio? Indirimbo ebyiri nizo nakoze. Like Gutrying. Niho wirwariza ku bintu byose cyane, ku buryo ndibuka indirimbo ya mbere ukuntu twayikoze, twari tugiye gukina filime n'undi mutipe bitaga DJ Clever n'undi bamwitaga Kamugisha. Abo baniga rero baravuga ngo dukine filime turebe ko byava mu gusaba, nabo barakoraga indirimbo. Noneho duhurira hamwe barambaza ati se muri iyi filime yacu tuzashutinga turi abahungu gusa abatipe gusa? Ndangije ndababwira ati rero kugira ngo wenda turebe reka nshake n'umukobwa wenda turebe ko bizavamo. Noneho ndashakisha mbona nta mukobwa nabona, sinzi ukuntu nahuye na Morini. Uriya twaririmbanye iriya ndirimbo ya mbere urayizi. None harangije ndabimusobanurira byose ndabimubwira, numva arabyumvishe nyine mwinjizamo tujyaho twari guhurira turaganira twumva arabyemeye, tumwinjizamo batangiye kwandika filime. Nyuma yo kwandika filime dusohotse ngenda nganira nawe ndamubwira ati se ikintu wumva ukunda cyane ni iki, ubundi uretse na filime zonyine ikindi kintu ukunda wiyumvamo cyane birabaye na ngombwa wakora? Arangije arambwira ati njye nkunda umuziki. Ambwiye ko akunda umuziki rero bisanga nanjye abanyarwanda baravuga ngo korosora wabyuka nawe rero nuko yabigenje. Ndangije ndamubwira ati biri seriye uririye urabikora? Ati njye nabikora icyo uko byagenda kose nabikora. Ndakeka iyo ndirimbo niyo natangiriyeho, ndavuga ati reka dutrying turebe icyo biri byara tubikore. Ndangije ndamurepetesha turandika biruzura nyine gutyo, tuba tubonanye gutyo tutarabiteguye, tubonana gutyo. Ndangije ndavuga ati tujye studio. Hanyuma imbere yacu hari umuntu wari waratubanjirije ndamurabura amereza namba z'umuproducer bamwita Steve. Ndangije njyayo turajyana n'uwo mukobwa. Gukora umuziki biravuna cyane. Hanyuma ufatanya gute kwiga n'umuziki? Umunyeshuri ufatanya gute kwiga n'umuziki? Njye rero ukuntu mbigenza iteka ryose, cyane cyane repetition z'umuziki cyangwa se gukora umuziki, iby'umuziki mbyitaho iyo nageze muri vacances. Kurepeta iyo nzi ko nta waka mfite ihagije cyangwa nta test buke bwaho mfite, mu weekend nabyo ndabikora. Umuntu ushaka kumenya igihangano cyawe ukurikiranye Fastborn TV show none wamubwira iki? Byaca mu zihe nzira? Ikintu namubwira abaye ashaka gukora umuziki se cyangwa ashaka kumenya njye ku giti cyanjye kuri Instagram umuziki wawe muteye ute? Ako ashatse yasacinga Tena 11 cyangwa Wizeye akanyerezo Taremwa. Yambona.
Okay. Tena karame. ikiganiro cyacu cyitwa ni ya nkuru. Ni ya nkuru tugiramo session yitwa quiz. Yeah. Aho tuba turi kubaza ikibazo. Tuguha amahitamo atatu. Dufite amahitamo ameze gute? Mubaze ikibazo kuki? Kuri politiki, muri football, cyangwa mu muziki, cyangwa wakumva hose uhashaka nkakubazamo ikibazo. Okay. Okay, narebe hose hambaze trying aho kugira ngo mfate hamwe. Okay, hose. Aho kugira ngo mfate hamwe mbone zero. Wahambaza hose noneho hamwe hananira nkabona 3. Nkabona 2 ubwo kuri 3. Okay. Yeah. Twagiye duhere he? Hera muri politiki. Duhere muri politiki. Yeah. Utuye mu kahe karere, utuye muhe murenge, utuhe muhe mudugudu ndetse n'akagari? Okay. Mpere ku hasi nzamuka cyangwa mpere ruguru manuka? Hera haruguru. Ntuye mu ntara y'Uburasirazuba. Karere ka Gatsibo, murenge wa Rwimbogo, akagari ka Munini, umudugudu wa Nyamwiza. So isibo nayo ni ya Nyamwiza. Iki kibazo muri politike kimwe. Yeah. Tumanuka tujya muri football. Umuyobozi w'akarere kawe witwa nde? Umuyobozi w'akarere kanjye. Bamwita Richard. Irindi. Gasana. Nyibutsa harya we ngo ningushye. Mushabe. Bamwita Mushabe Richard. Gasana Richard. Bamwita Gasana Richard. Okay, urakoze ku musoro. Muri politiki aho turavuye tugiye muri football. Okay. Football urikurikirana? Ye gake ndagerageza. Ngubaze ikibazo cyo hanze cyangwa mu Rwanda? Mbaze cyo hanze. Ngubaze hanze. Nihe kipe yatwaye igikombe cy'isi? Muhe mwaka? Muri uyu mwaka urangiye. Na Argentina. Wow. Na Argentina. Okay. Mubwira umuntu watsinze ibitego se? Igitego cya mbere cyatsinzwe na Messi. Cya kabiri gitsindwa na Di Maria. Cya gatatu gitsindwa na Messi. Okay. Bahita bajya penalty. Muri penalty. Niho batsindiye. Faransa bw'abazonze. Yeah. Mbappe yabazonze yaba umva naraburebaga ntago nabyibagirwa. Yeah. Twagiye mu muziki. Mu muziki. Mu muziki kukubaza. Uraza kumbwira umuhanzi umwe uzi mu Rwanda uririmba gospel igitsina gore. Diane. Amwita Diane ntago namuyoberwa ko ndamukunda cyane agira. Hanyuma muri East Africa umbwira umuhanzi umwe uzi uririmba gospel. Muri East Africa mu Rwanda rutarimo. Turashize. Bahati wo muri Tanzania. Turagushimiye cyane, nizere ko utazabura kutwitaba nitwongera tukagukenera kuri Fastborn TV show. Na mwebo umva nzitaba ubusabe bwanyu. Kandi Imana izakomeze gushyigikire mu rugendo rw'umuziki cyane rwose, nanjye ndayisenga cyane. Nizere ko abadukurikiye ndetse n'abandi bahora badukurikira bari bugiye kuri Tena official. Hanyuma bakamenya ngo Tena nindi cyane. Urakoze cyane naho butaha.